Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo. Turakwitabye Nyagasani kuduhamaganga kuri buri munsi ku neza yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya gatatu gisanzwe. Tariki 26 Mutarama 2024 ubwo duhimbaza Abatagatifu Timote na Tito, abepisikopi. Ng'amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mbere niryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Tito, umutwe wa mbere, umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Ngewe Pawulo, umugaragu w'Imana n'intumwa ya Yezu Kristu, igenewe kugeza intore z'Imana ku kwemera no kumenyi bw'ukuri guhuje n'ubusabanira-Mana mu bwizere bwo kuzabona ubugingo buhoraho, ubwo Imana itabasha kubeshya yasezeranye mbere. Ubwo Imana itabasha kubeshya yasezeranye mbere y'ibihe bya kera na kare, maze amagingo yagennye yagera ikamenyekanya ijambo ryayo, ibigirishije iyamamaza butumwa nashinzwe ku bushake bw'Imana umukiza wacu. Kuri Tito umwana wanjye nyakuri nabyaye mu byerekeye ukwemera duhuriyeho, ngwifurije neza n'amahoro biva ku Mana Data no kuri Kristo Yezu umukiza wacu. Nagusize ikireta ari ukugira ngo utunganye ibyo nasize bituzuye, kandi ngushyiraho abakuru b'ikoraniro mu migi yose ukurikije amabwiriza naguhaye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Nimugende mwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye. Uko bukeye nimwogeza agakiza ke, nimwamamaze ikuzo rye mu mahanga n'ibyiza bye mu miryango yose. Nimwegurire Uhoraho imiryango y'amahanga, nimwegurire Uhoraho ikuzo n'ububasha, nimwegurire Uhoraho ikuzo ry'izina rye. Nimwunamire Uhoraho wisesuyeho ubutagatifu, nimuhinde umushyitsi bantu b'isi yose. Nimuvuge mu mahanga muti Uhoraho n'umwami. Nimugende mwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 4 umurongo 26 kugeza ku 34. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda mu migani ati, iby'ingoma y'Imana byajyanwe n'umuntu watera imbuto mu gitaka. Yasinzira cyangwa yaba maso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura, we atazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo, kuko imyaka iba yeze. Yezu arongera ati, iby'ingoma y'Imana twabigeranya n'iki? Cyangwa se twabivuga mu wihe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ariyo ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi. Ariko yamara kubibwa, igakura, ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini, bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo. Nguko abigishaga ijambo ry'Imana bacira imigani myinshi, iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva. Kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi, uhagume kugira ngo urusheho kumva ijwi ry'Imana riguhamagara. Ejo niho twahimbaje ihinduka rya Pawulo Mutagatifu. Uyu munsi turumva imbuto Pawulo Mutagatifu yakomeje kugenda yera nyuma y'uko ahindutse. Abamukurikiye ariko bakurikiye Kristo, Timote ndetse na Tito, abana be mu kwemera. Mu guhimbaza aba batagatifu, turazirikana ku ngingo igira iti, kuba mukuru no guheka abandi. Nawe uze kureba niba hari abo uhetse. Nusanga nta buhetse, umenya ko utarakura. Kandi nusanga hari abo wari uhetse ukaba warabashyize hasi, umenye ko watangiye nyine gusaza, cyangwa wasanze nyine baremereye. Iyo ukuze uheka abandi. Amasomo y'uyu munsi hamwe n'abatagatifu naho ari kwerekeza. Pawulo Mutagatifu wari umaze guhinduka, ariko ntabwo byamuguye amahoro. Nyuma y'uko ari kogeza inkuru nziza, yajya ahura n'ibigeragezo byinshi, harimo no gufungwa. Ariko no muri uko gufungwa, ntabwo ajya yibagirwa abana be babandi yabyaye mu kwemera. Uyu munsi turahimbaza Tito ndetse na Timote. Isomo rya mbere ryatubwiye Tito uburyo ari guhabwa inshingano na Pawulo. Aramusuhuza, hanyuma muhe n'inshingano nyine nk'umuntu wabaye mukuru. Hari amasakaramentu 3
amasakamento y'ibanze atugira abakristo, batisimu, ukarisiya ndetse no gukomezwa. Iyo umaze gukomezwa nyine umaze gukomera, nawe ushobora gukomeza abandi. Nguko gukura, wamara gukura ukagira ute, ugaheka abandi. Turazirikana Tito ndetse na Timote, Paulo mutagatifu yareze, amaze kubarera barakura. Bamaze gukura nabo noneho ashobora kubashinga abandi kugira ngo barusheho kwita ku bana ba kiliziya, barusheho kwita ku bana b'Imana. Ubwo abangaba bombi yabatoye nk'abepisikopi. Umwepisikopi bivuga episikopoi, umuntu ucunga abandi, surveiller, umuntu urebera abandi. Nanjye kuvuga imbonyi y'ijisho, wa undi urebera abandi, atari kubacunga ngo arebe ahantu baguye, ahubwo ari ukubacunga agambiriye kubacungura. Ngo umwepisikopi ari nawe isomo rya mbere ryatubwiye Tito, Paulo mutagatifu yongera kumushishikariza gushyiraho abakuru ba kiliziya, kuko burya iyo umaze gukura uba mukuru, ni ukugatangira ukarera abandi. Ngiki kizakubwira kuri mukuru, nta kindi ni uguheka abandi. Ngaho turi kugana amasomo y'uyu munsi, turi kuvuga ku bantu bakuru. Timote na Tito rero barakuze, na niyo mpamvu bagomba guheka abandi, bakabaheka mu kwemera. Ikiriho cyose tout être vivant gitondagura inshinga eshatu z'ibanze: kuvuka, naître, croître, gukura, ndetse no gupfa, mourir. Buri wese rero igitangaje kuri izo nshinga ko ari eshatu, nuko nyir'ubwite ntamenye iyo biri kubera, ntabwo ari ubimenya, ahubwo bibwirwa n'abandi. We ntabwo ashobora kubibona ko biri kuba, ahubwo bibwirwa n'abandi. Nawe byari byakubaho? Wigeze ubona uvuka? Wigeze ubona se uri gukura? Wigeze ubona se uri gupfa? Biragoye, n'abandi bazabikubwira. Ivanjiri y'uyu munsi iratwerekeza kuri iryo hebera ryo gukura, la croissance, ko udashobora kubibona, ariko nubwo bitagaragara birihishe nyine, ariko ntibibuze ko biba. Nguko ingoma y'Imana nayo ikura muri twe, ntabwo iza yigaragaza ngo ngiriya, ahubwo igenda bucece mpaka isohoje umugambi wayo. Yamvugo igira iti tout ce qui grandit dans le silence, ngo bikura byose ngo burya bikura bucece. Nibyo twumvise muri ivanjiri y'ibintu bikuze, iyo bimaze gukura uko bigenda. Yezu Kristo mu gutugeranyiriza ingoma y'Imana arakoresha imbuto, cyane cyane imbuto ya sinapisi, gato mu mbuto zose, ariko kamara gukura bikagenda bite, kagashamikiraho izindi nyoni, kakarika, kwarika. Iryo jambo kwarika dushatse turyerekeza kuri n'igifaransa ryitwa sporter, gutwara abandi, guheka abandi. Iyo ukuze uheka abandi. Igikubwira ko utarakura nuko nyine nta bandi ubuhetse. Ushobora kubaheka ku mubiri, ku mugongo, ku rutugu, nanjye kuvuga ku mutwe, kimwe nuko wabaheka mu mutima. Ukwemera warakuze nyine, gusabira abandi, guheka abandi mu mutima. Nawe iyo nta rukundo ufite, iyo utarakura nyine nta nshingano nyine wagira. Torono amagambo abiri, harimo igiti ndetse n'inyoni. Tuzirikane akamaro k'igiti. Akamaro k'igiti nyine ni uguheka, bikaganisha ku mugenzo wo kwihangana, kwihanganira ibiturushya, ariko cyane cyane tuyihanganira bwa kabiri izo nyoni. Izo nyoni mu gifaransa twaziyese ku ijambo bita parasite, zishobora kuza zikunyunyuza, nanjye kuvuga nk'imitsi yose n'amaraso, ariko ntacyo zikumarira, ahubwo zigutaho umwanda. Ese ushobora kwihanganira umuntu ushobora gukurushya, reka mvuge ari no kugutaho umwanda, ntacyo uzamukuraho? Umuntu wakagukungukiraho ariko ntuzigere umwungukiraho. Être profitable, ngako kakantu Nyagasani yifuza gutubwira uyu munsi. Être profitable, ukareka abandi bagakuvomaho, bagakungukiraho, bakagukiriraho. Icyo nicyo bita nyine umuntu ukuze. Umuntu ukuze nukureka abana bakamukoraho, abana bakigaragura, nanjye kuvuga kunda ye. Umuntu ugutambutsa akagira ikintu agukuraho, kabone nubwo nanjye kuvuga yaba ari imbura mumaro nk'inyoni nyine. Dutekereza nanone abantu dutwaye, abandi batazongera kugira n'icyo batumarira. Impunzi, indembe, abasaza, abakecuru, n'abandi bose wowe uzi ko ntacyo bazakumarira. Ese ushobora guheka umuntu, ushobora kugira umuntu neza, uzi ko ntacyo azakwitura, ndetse nta n'undi uzagira icyo akwitura? Aho nyine warakuze. Ariko iyo utarakura, akenshi ushakiramo inyungu ati wowe uzamarira iki, ukamuhereza ugambiriye ko ejo bizikuba kabiri, ukamuhereza ugira ngo nawe azakwishyure. Aho nyine ntabwo urakura, uracyari umwana. Comment supporter les autres,
uko hatwara abandi n'aba bandi bose bagutuka n'abandi bose bagutuka nka kurya inyoni zituka igiti. Ninze kuvuga ikinyarwanda cyabyo, inyoni zigatuka igiti ariko igiti kigakomeza kwarika za nyoni. Nawe uyu munsi wo gukora umwitozo, niba ujya wihanganira imburamumaro, abaza bagusabirizaho, abagusaba, cyangwa wihanganira gusa abatanga abaguhereza, kandi byaba ese abandi bashobora gukungukiraho. Iyo ukuze uheka abandi, nabwo iyo udakuze uhekura abandi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo yari afite ngo abagore babiri. Abagore babiri nyine ari abakeba, namwe murabizi ukuntu ba mukeba biba bigoranye ku bana. Abagore ntibabane neza uko bikwiye, bagahora bashwana. Ariko ngo bari bafite abana babiri bo bumvikanaga. Umwe yari afite agakobwa, undi afite agahungu, ariko bakumvikana bo bagakundana abo bana. Ntuze kubizanamo ibindi, ndabizi hari igihe watekereza ibindi, ariko mve ko bari n'abavandimwe nyine nanone. Nuko abana bombi bagakundana. Mu gihe cyaje kugera, ba bana aho bagombaga kujya ku ishuri, byabaga ngombwa ko bakambuka amazi, bakambuka inyanja. Nuko abana igihe kiza kugera bari mu bwato, bari kumwe n'abandi ko ari babiri, wa mukobwa na wa muhungu. Nuko barambuka bagiye ku ishuri. Iyi nkuru ngiye kuvuga, ufata agatambaro kugira ngo niba ngombwa ukagira ikiniga uze kwihanagura amarira. Nuko igihe cyaje kugera, aba bana ngo ubwato bari barimo ngo buza guhura n'impanuka, baza kurohama bose, nta n'umwe wigeze arokoka. Urumva ababyeyi babiri ba mukeba bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuko abana babo nabo nyine bagendeyemo. Nuko igihe cyaje kugera, ubuyobozi bw'iki gihugu buza gutangira ishyize akababaro, impozamarira kuri aba babyeyi bagize ibyago. Abana babo bakaba bitabye Imana, bakaba barohamye. Ubwo urumva reka tugane ko ari ba mukeba uko byaje kugenda. Wumva uko byaje kugenda. Leta kubera abana b'abahungu yabatoneshaga muri iki gihugu, nuko baravuga bati umukobwa warohamye ni miliyoni 30, umuhungu warohamye ni miliyoni 60. Ibyo bifaranga bishoboka ko byari n'amadolari. Nuko umukeba umwe wari ufite umwana w'umukobwa, nuko aragenda amuheza za miliyoni 30 z'impozamarira. Kubera ko iyo umuntu yarohamye hari igihe umurambo udahita uboneka ako kanya. Nuko abonye umurambo akaba ariwe baha za miliyoni 30. Nuko umukeba umwe babamuhaye miliyoni 30. Undi mukeba umwe wari ufite umwana w'umusore, we yaratarabona umurambo w'umuhungu we. Nuko igihe kirekire ari ku mazi ari gushakisha uwo murambo, umunsi wa mbere wa kabiri atarabona umurambo, atangira kwiheba. Ubwo hagati aho nyine mukeba we za miliyoni yaratangiye kuzibyaza umusaruro, azikoresha. Ngo mukeba yamureba ukuntu ari kuzirya, ko biri kose nawe yizeye ko agiye kubona umurambo hafi aho ngaho, umurambo w'umwana we, kugira ngo bamuhe za miliyoni 60. Ubundi akire nyine kumurusha. Ubwo murumva ko haramurenze, yaragiye gukira kumurusha. Umwana we yari umuhungu, bagombaga kumukubira kabiri. Nuko wa mubyeyi akomeza gutegereza no gushakisha aho azabona umurambo. Igihe cyaje kugera, umunsi umwe ngo wa mubyeyi yiryamiye, wa mubyeyi yihebye neza. Nuko ajya kumva ku rugi umuntu ari gukomanga, ajya kumukingurira ngaho fora arinde. Agiye kubona abona ari ka gahungu ke kagarutse. Wa mubyeyi neza ngo arajugumirwa, yumva neza umusasi umushizeho, arababara cyane. Nuko ngo aramubwira ati washyano we uje gukora iki? Umwana ngo aramubwira ati kuko yatareze ibyari byabaye, ati mamayi dushimira Imana nkora ibitangaza bikomeye cyane. Uzi kubona yandokora mu bwato bwose bwawe burimo bari abana bose, akaba ari nshoboye kurokoka. Nyina agahinda gakomeza kumwica. Nuko abwira nyina uko yarokotse. Aramubwira ati ubwato mbere ko uhaguruka nabanje kujya kwihagarika. Nuko ngarutse nsanga buragiye. Ndabahamagara bamfate, banga kumfata, banga ati badaza kugaruka kumfata. Uko niko narokotse, bugeze hagati burarohama. Nuko nanjye mbitanye ngo muri koma, kuko ntamenya aho ndi, maze kubona ibibaye ku bacu. Nahise ngira ubwoba bwinshi, ubu mvuye muri koma. Mubyeyi no gushimira Imana kuko ariyo yandokoye. Nuko wa mubyeyi n'ikiniga cyinshi n'agahinda n'amarira, ari kwibaza uburyo mukeba we ajye kumurusha, akize kumurusha. Nuko abwira wa mwana n'ikiniga cyinshi ati subirayo ujye kwiroha
mbone kuri za miliyoni, subiraho ujye kwiroha, subiraho ujye kwijugunya mu mazi wirohe kuko bazi ko wapfuye, maze nanjye bampe kuri ya miliyoni mbone umurambo njye kuwutanga. Subiraho ujye kwiroha mukaswa arangiranye. Abayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe. Aha, iyo ukuze uheka abandi, iyo udakuze, iyo ukiri umwana uhekura abandi, byanashoboka ukanihekura. Ngiye inkuru y'abakeba, wabona mukeba wakize ati mpaka nanjye, aho kugira ngo umwifurize ubukire bwiza ugashaka ko wakwica n'undi kugira ngo nawe ukire. Umuntu mukuru umumenyera uko yihanganira ibigeragezo, uko yihanganira ibitotezo, uko yihanganira iterambere ry'abandi, ntagire ishyari. Uko witwara mu bigeragezo nibyo bikwerekana ko uri umuntu mukuru. Iyo ibibazo bije, uburyo ushakisha ibisubizo bihwitse byiza binyuze mu nzira nziza, nibyo bigaragaza nyine ko ukuze. Naho ubundi iyo ibibazo bije ugashaka no gutera ibindi, ikibazo uhuye n'ikibazo kimwe wajya kugikemura ugateza ibindi igihumbi, aho ngaho ntabwo uraba mukuru, aho ngaho uri umwana nyine. Nta nyoni yakwarikaho kuko wazihandahanda nyine. Uze kwibaza iki kibazo uyu munsi nawe, ese imbere y'amafaranga aho ujya usigarana ubumuntu, imbere y'ibintu ujya usigarana ubumuntu, cyangwa uhita ubuta ukamera nk'inyamaswa ati vuba na bwangu ugenda wirohe, genda wirohe, wongere wirohe mu mazi, maze nanjye nsarura ibifaranga. Babyeyi, wasanga nawe ushobora no kugurisha umwana wawe kugira ngo ubone ku bifaranga, ukifuriza umwana wawe impanuka kugira ngo nawe ubone impozamarira. Kandi wari ugeze mu gihe cyo gushimira Imana ku mwana wawe gihari. Niko mubyeyi, wabona amafaranga ubundi ugurana umuntu, nubwo waguha impozamarira ibihumbi n'ibihumbagiza za miliyari, hari yaruta umuntu koko? Babyeyi, urebe nawe abantu benshi ujya wica, mu gifaransa bakoresha inshinga yitwa sacrifier. Abantu bose wemera gutanga ukabatamba hejuru y'amafaranga, hejuru y'amabuye y'agaciro, hejuru ya zahabu n'ibindi byinshi cyane, ukemera ukabibona. Ariko abantu wageze ute? Abantu wababuze. Ubwo n'ubwana nta bukuru bukurimo. Umukuru numenya nanone guha agaciro abandi, guha agaciro abantu, akagira abantu bamushamikiraho, akagira abantu bamwarikaho, akagira abantu kaba nubwo baba ari imburamumaro. Ushobora kwita uwo mwana imburamumaro ariko azakugira akamaro kera kabaye. Kuki ushaka gusaruza ibya mirenge ariko ukabura abo ku murenge? Erega mwa babyeyi mwe, ikizakubwira ko uri umukire ni ukuzaheka abakene, ikizakubwira ko uri umubyeyi ni ukuzaheka abana. Nta mubyeyi nyine wihekura. Vuba na bwangu ugende usubire kwiroha imbwa gusa. Aha, umuntu mukuru aheka abato kuko iyo ukuze nyine ikibikubwira ni ukuheka abandi. Supporter les autres. Ugaheka umugabo wakunaniye, ugaheka umugore wakunaniye, ugaheka umwana wakunaniye, ugaheka ibibazo iryaguye, uri gushakisha ibisubizo by'imbaga, ibisubizo byabushinzwe nk'uko Timote na Tito bashakisha ibisubizo kuri kiliziya bashinzwe. Nawe niba ukuze mu rugo rwawe, urebe uburyo ukemura ibibazo uhura nabyo mu rugo rwawe. Wasanga ubikemuza isindwe, ubikemuza irari ry'umubiri, ubikemuza ubusambo, ubikemuza ingeso mbi. Waba ufite ikibazo kimwe wajya kuyikemura ugateza ibindi igihumbi. Aho nta bukuru bwawe, uracyari umwana, nturakura. Biragusaba gukura kugira ngo ushobore kujya gute guheka abandi. Iyo ukuze uheka abandi. Timote na Tito batagatifu mudusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.